Yesu ashimwe cyane. Ndashaka ko tuvuga ku ijambo ryitwa Kristo. Turafata ndashaka kubaganiriza ku buzima bwa Mose mugereranye n'ubukristo. Mose ni igishushanyo cyiza cy'umukristo, umuntu uja mu ijuru. Ese umukristo ni iki? Umukristo ni umuntu wakiriye Yesu Kristo nk'umwami w'ubuzima bwiwe. Yesu ashimwe cyane. Reka dusome ijambo ry'Imana. Turasoma mu Kuva ni ibice bitatu. Turasoma umurongo wa 11 niwo wonyine dusoma, niwo 12 nako 11 12 ibice bitatu 11 na 12 haravuga ngo Mose abwira Imana ati, ndi muntu ki wahangara kwegera Farawo ngo nkura Abisirayeli muri Egiputa? Aramusubiza iti, nukuri nzabana nawe, ibizakubera ikimenyetso yuko ari njye ugutumye, nuko uzakura ubwoko muri Egiputa mugakorera Imana kuri uyu musozi. Amen. Mose nk'igishusho nziza y'ubukristo, ndashaka kumuvuga mu bice bitatu. Igice cya mbere ndavuga ivuka rya Mose, igice cya kabiri ndavuga Mose kuja kwa Yetiro, igice cya gatatu ndavuga Mose kuvana ubwoko bw'Abisirayeli muri Egiputa. Iyo urebye Mose afite ahantu ahuriye na Yesu. Aba bantu bombi bavutse mu buryo butangaje. Nuko wakunda umuntu azakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe. Iyo ageze mu nzu y'Imana, hari umuntu uzi umukurikirana, niwe nyina wa Mose, aba ameze nka marayika. Yageze abwira Mose akamubwira ngo, wa mwana we, nubwo usangira no kwa Farawo ntabwo ahari wa aha si wa iwacu ni he. Aramubwira ngo buriya bwoko uzi ubona bukora ubucakara, bariya nibo bene wanyu. Mose akurana rya jambo ry'uko aho ngaho atari iwabo. Nubwo yakinaga nabo, umutima wageze umubwira ngo urye unywe ugire buto, ariko hasi wani. Haleluya. Noneho bituma Mose akurana umutima, akabona ko atazotinda ahandi. Impamvu atari gutinda ahandi, ntabwo hari iwabo. Ibintu byose yakoreraga muri Egiputa yageze ayiga, ariko akiga afite muri we ko ahantu hari atari iwabo. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Akicarana n'abana bagakina umupira, akigana n'abana, ariko azi neza ko abantu bari kumwe atari ubwoko bwiwe. Yesu ashimwe cyane. Twatinze ahantu hatari ahacu, dutuye mu isi itari yacu. Uzi umenya ko nubwo ugendana nabo, ariko sibo ntukeneye kuba kuri. Ubuzima urimo si wowe, ahantu ugenda si wowe. Ubukristo bwuzuye ntabwo ari ubukristo bwa hariya kuri station. Ubukristo bwuzuye ni bwa bukristo bwo mu cyumba cyawe wiherereye, ni hahandi ugenda nta muntu ukureba, ni bya bintu ukora mu mwijima. Haleluya. Turi hano mu rusengero twese turi abakristo. Uko waducishamo umuzane buto twese neza neza igitangaza cyo vuga. Bamwe nuko amabiti bukagutya. Kubera iki? Uko turi hano twese, umuntu tureze twese turashaka Imana. Ariko mu byukuri umuntu agiye kureba abakristo banyabo, wo kubita gucyana twosoka turi bakeya. Handi umukristo ntabwo azamenywa na mugenzi we. Umukristo ni umukristo mu mutima. Ubukristo bwuzuye si bya bindi uzubonera hariya hanze. Ubukristo bwuzuye ni bya bintu ubamo wenyine wiherereye. Muririmbyi yararirimbye arabahuje, ndi umukristo wo mu mutima, ntabwo ndi umukristo wo kucumwe. Ubukristo ni ikintu kiza kiba mu mbere. Wabereka mana amazabera hangaho. Felix akamambamagara ekagamuvugaga n'umuyobozi gawe iwe gatura inshuti kandi acari buntware. Felix akamambamagara kambwira tuzitiye igitangaza carabana akavuga
tugacurwa no kuja ku kazi. Wewe ngo tuze gusubira nimugoroba ngo hari ibintu tutarangije, tugasubira tugatangira tukavuga ibi bintu byose ukora nubwo ubona nta muntu ukubona. Hari Imana iri hejuru iri ahantu hiherereye izireba ikabara buri kintu cyose. Haleluya. Amen. Hari Imana izireba ikabara buri kintu cyose. Ubu Kristo bwuzuye niki? Ubu Kristo bwuzuye nuko uhamanya n'umutima wawe kuri ubu Kristo. Nta wundi muntu uteze kuzokubwira kuri ubu Kristo. Umutima wawe niwe muhamya ubwo Kristo ufite. Naho ibyo abandi bavuga hari ibuba mu kigaragazo cyo gusuzugurwa abantu bakakuvuga bari anti bazapima ikigaragazo cyo ikigero cyo Kristo bwawe. Wowe ubwawe ni wowe uzupima ikigero cyo Kristo bwawe ushingiye kubyubamo. Kuragira ngo hari undi muntu uzahuba ni wowe uzahuba. Yesu ashimwe cyane. Imana tubabarire. Siko yemwe yuvuze ga ku Kristo n'amafaranga abantu bose bazama barakara. Ko ndabareba gutya nkamambona bamwe barakaye. Sinshege ni Bibiri yingiye. Tuzadukunda ngo abantu batubwira ngo iraje bigenze neza ngo ejo bizagenda gutyo. Oyaye. Nabyo tuzo tubivuge. Imigisha ntabwo ari bibi ndawuyanga. Kwagira ngo nanze kuvanga andi mu ndege se. Akanda atari yundi muntu ari yanejewe nyine ubwanje. Ariko ikibazo ni kihe? Ese gutunga indege nkazabura ijoro bimariye iki? Uzi kuba mu ndege nta juru ufite, iyo ndege iragatsindwa nigenda sinzanayibona. Haleluya. Urwego rwa mbere rw'ubukristo ni igihe uza wemera ukemera kuri umwami koko Kristo ari umwami w'ubuzima bwawe ukabibamo, hanyuma ukareka umwuka wera akakuganiriza. Urwego rwa kabiri rw'ubukristo urakoze. Urwego rwa kabiri rw'ubukristo, iyo umaze kugera mu rusengero ukenera kwiga. Iyo utangiye kwiga habamo impano zitandukanye. Bamwe ni abaririmbyi, abandi ni abavuga butumwa, abandi bashinzwe gutera intebe, abandi ni abinginzi. Nk'uko impano uko muzizi zo muri Bibiliya. Aha niho handi Mose yagiye kwa sebukwe ari we Yetiro, agezeyo amara imyaka 40 ari kwiga. Nahangaho kuko turiga, turi mu ishuri ry'ubukristo, turi mu ishuri ryo kuja mu ijuru, turi mu rugendo rwiza rutujana mu ijuru. Hano hantu dukeneye kumva ibintu bibiri. Dukeneye kumva ijambo ry'Imana kandi ry'ukuri. Yesu ashimwe cyane. Amen. Tukaryumva kandi tukaryizera. Iyo umuntu atumvishe, iyo umuntu atize mu ishuri, iyo atatsinze azasibira. Hari abantu bamaze imyaka myinshi mu rusengero ariko uzubona ubuzima bwabo butahindutse. Kubera iki? Ntabwo bamenye ko hano hantu ari ishuri bajemo ryo kwigisha ijambo ryitwa ubukristo. Yesu ashimwe cyane. Mose yize kwa Yetiro ariga amara imyaka 40 ari kwiga. Ari naho twasomye avuyeyo umunsi umwe ajanye inka za sebukwe ahura abona igihuru kirimo kwaka hicakongoka. Igihuru kiraguma kiraka, ashaka kwegera ashaka igihuru ngo amenye ibikirimo. Ahageze ijwi riramubwira ngo kwetura inkweto kuko ahantu wegereye ari ahera. Imana iramubwira ngo namenye ko ubwoko bwanje burimo kugaragazwa cyane, none genda uje gucungura Abisirayeli. Dore ikintu cyabaye kuja gucungura nikiye. Umuntu arabanza akiga. Yesu aje kugenda yadusigiye ibanga rimwe, yadusigiye akazi kamwe. Yaratubwiye ngo nuko mugende mu mahanga muhindura abantu kuba bigishwa. Iyo umaze kwiga uja gukora pratique ya bya bintu wize. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ntabwo turi hano mu rusengero kugira ngo tunezeze imitima yacu. Dukeneye kunezerwa tugasangiza umunezero n'abandi bantu badukikije. Ikindi Imana yakuzaniye Strasbourg ntabwo ari ukuza kwenjoyinga ubuzima bw'ahangaha. Imana yarakuzanye nk'umu ambassadeur wayo. Imana yarabahamagaye ngo muze hano muze gutanga ubutumwa bwiza. Imana yarabahamagaye ngo muze kugaragaza imbaraga za Kristo. Ariko bamwe muri mwebwe hakubwira ngo mugaragaze imbaraga za Kristo, nabaye ambassadeur ba Satani kandi mutabizi.
ibintu ni bibiri. Niba udahaye wamamaza ubwami bw'Imana kuramamaza ubwami. Yemwe iyo udahaye wamamaza ubwami bw'Imana ubahaye wamamaza ubwami. Aho nukuvuga ngo niba uri hano nta kintu uri gukora, ntabwo bizabuza abantu Imana yashatse ko bakira gukira, ariko wowe n'inzu yawe uzagirwaho n'urubanza. Haleluya. Ubu Kristo bwacu budafite guhindura abandi nta kintu butumariye. Murebe ukuntu bimeze. Iyo umuntu ari umuco, ikintu kigaragaza ahantu hari umuco mwinshi nuko nta mwijima ubuhari. Siko bimeze? Haleluya. Haleluya. Ikigaragaza ahantu ko hari umuco mwinshi nuko presence y'umwijima ntayibihari. Noneho rero igihe cyose Mose yageze aje kubonana n'Imana, iyo yagarukaga abantu batinyeka kumureba maso kubera ko yabaga ari kurabagirana cyane. Niba ubana n'abapagani bakaguhindura, mu yandi magambo nturahinduka nawe ubwawe. Yesu ashimwe. Haleluya. Niba ubana n'abantu ntibaguhindure, nukuvuga ngo wowe ubwawe ikigereranya cy'ubukristo ufite bizangana n'abapagani mu bana uko babayeho. Niba ubanye n'abapagani bagakomeza kuba abapagani, nukuvuga urwego rwawe rw'ubukristo ntirurakomera. Haleluya. Niba ushobora kubana n'umupagani imyaka 15 agakomeza mugahuza ibiganiro kandi mukabona birakomeza kugenda neza, nukuvuga ngo wa muntu ntararyoherwa n'ubukristo bwawe. Yarakudomina. Ariko ikigereranyo cy'ubukristo bwawe nuko abantu bose bakureba bakifuza gusa nawe. Haleluya. Abantu bagenda babona uko utambuka mu muhanda bakifuza gusa nawe. Umuntu yabona uko ubayeho akifuza ubuzima bwawe. Tuhereze Imana icyubahiro. Haleluya. Iyo uvuye kwa Yetiro kwiga nta kindi kintu kiba gisigaye uretse gucungura ubwoko bw'Abisiraheli ukabujana muri Kanani. Nta kindi kintu dusigaje n'ukwiga twamara tugahindurira abantu benshi kugukiranuka kugira ngo tuzojane nabo mu ijuru. Ni nabyo bihembo. Bibiri nabo ngo bahinduriye benshi gukiranuka bazarabagirana nk'inyenyeri. Niba nda muntu n'umurazana kuri Kristo ufite ikibazo, no kubwira ikintu gikomeye ariko mucumve gutya. Niba nta muntu n'umurazana kuri Kristo umaze imyaka 15 mu rusengero, nukuvuga ngo nawe urebe neza ushobora kuba utaramubona. Ndagisubiramo. Niba ubaye mu rusengero imyaka 15 nta muntu n'umurabwiriza ubutumwa bwiza bwaze kuri Kristo, wongera ugende wisuzume urebe ko wabageze kwa Kristo, kuko ushobora kwibwira ko wagiyeyo utaragiyeyo. Kuko Bibiri iravuga ngo niyo mwarasobongeye mukamenya ko agira neza nimukomeze mwege kandi takindi. Umuntu waryohewe n'ibintu muzarebe. Iyo umuntu ashaka kwamamaza ifoto ibintu byiwe azashaka ifoto y'umukobwa mwiza twese uzotwama tugira gutya tugakangara. Kandi mbere yuko tuza tureba tuza tubanza tukareba umukobwa. Iyo umaze kureba umukobwa uzumenyaga n'icyo akoramo. Siko twese bimeze yemwe. No kuvuga ngo niba tutaryoshe twebwe ubwacu turyohera abantu, nukuvuga ngo natwe tugasa nkabo. Ugomba guhinduka ubukristo ku buryo umuntu wese yifuza kugenda nawe, ku buryo umuntu wese yifuza guhinduka. Kubera iki? Ubuzima ubayemo arabona umeze neza. Ndabona diference. Hari umugabo umwe w'umuzungu wambaje ngo ese ako ngako gatugasobanurira papa. Hari umugabo w'umuzungu wambaje ngo ese ngo bakonzi ko nta mafaranga ufite, buzushimishwa n'iki? Ukuri kandi turabana yari afite ikibazo, yaragize stress, harya ni stress ni depression mu gifaransa ngira ngo nawe ni stress. Ibyo jambo ntabuze urisobanura byarazwi ku isi yose. Yaragize stress. Noneho nkazanja kumusengera
twagenda tukaganira akaba ari umuhakanye n'umuhate kabisa wa wundi nyine uzuhakanye azemera ngo yemerera muri nature ndabwo ndugume yemera nature zawe ariko nta mahoro zazitanga. Umunsi wa mbere turaganirira uburagica ndatashe ariko akankunda nubwo tutahuzaga ibintu bijanye n'ijambo ry'Imana kambera ngo unsure tuganira ibintu z'ubuzima busanzwe nayo za Kristo uzumbwira uwo mugabo jewe sinzamwemera kandi ga nuko kuri kwanje umbohokeho kandi unyakire tuba tutarahuriye kuri Kristo tuzohura no kubindi. Akaza ntangira n'amasomo meza amashuri kaza ntangira n'amashuri meza ngo ajanye n'ibintu bya psychology kugira nyine ngo nzogende nige ngo nibwo ngo nimbihuza ngo nubwo bukristo ngo wenda hari ngo hazavamo ikindi kintu ntabwo ntashurije ndawe ngene kuja kwiga ariko nkamubwira buriye ngo agire ngo ahinduke. Hakaba ubwo nza ngasanga yafashwe na stress, hakaba ubundi muhamagara ngo tubonane uyu munsi akambwira ngo umunsi ngo ndashoboye kuvuga ngo yarakaye cyane kamenya nyine ko umunsi ga mutamundi ndashaka kuvuga. Ariko ikintu cyantangaje yarambwiye ngo niyo nafashwe n'umujinya ngo ukazana ngo umujinya uzukira ngo tuza tuganira ngo tukagire. Noneho nza kumubaza umunsi umwe ndabase ugira inshuti zingahe mu buzima? Arambwira ngo agira zitatu ngo agira zine. Ndambwe ndize wombwira amazina yabo bantu. Arambwira ngo n'umwana we witwa Lena n'umudamu wiwe yitwa mudamu nibagibise ndagiwe yitwa Stefi, umugore yitwa Stefi, umwana we akitwa Lena. Ambwira n'undi mugabo bakorana nangije arambwira ngo nawe ndabwo ukunda inshuti yawe tumaranya amezi abiri kera wanshize mu inshuti zawe za. Arambwira ngo inshuti zanje pese ushingiraho ubushuti bwa ngo yuje tukaganira muzanumva nishimye. Haleluya, amen. Ariko iyo najaga kumureba nageza nijoro kwa kundi nyine nkabanza ngaca hanze kayibwira ati Imana uyu mugabo ni tuja guhuga ziburgira ugira ikintu ukora ku buzima bwiwe. Yesu ashimwe cyane. Agomba kugira ya stress agera ku rwego rwo kuja mu bitaro. Mwageze mu bitaro yumva agiye gupfa. Yumvisha agiye gupfa nyandikira message arambwira ngo birashoboka ko ya Mana yawe noneho ngo noyizera muko arico kintu jonyine shigaje kugira ngo umve. Haleluya, iyo message narayisomye numva ngiye kurira. Arambwira ngo uzaza tuganire kuri ya Mana yawe ahari nico kintu conyine gisigaye ntaratestinga kuko abaganga bakoze ibyabo ntibyashobotse. Kandi ahitambwira ngo ndimo kumva ngiye gupfa ngo mfite ubwoba bwo ngiye gupfa ko kandi nimfa iwe yambambwiraga kwa kundi ngo umugore waje n'umwana waje bazoba baracana. Njayo ngiyeyo yakira umwami kumwa Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwiwe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, amen. Ubazaje gusenga mu kanisa rya bene wabo. Yesu ashimwe, amen. Niba utararyohera abantu, niba abantu baza bakugeraho bakarurirwa, nukuvuga ngo uracafite ikibazo. Ndongera ngisubiremo, niba umaze imyaka 15 mu rusengero, niba umaze imyaka 5 mu rusengero, niba umaze imyaka 2 mu rusengero, nta muntu n'umwe urazana kuri Kristo, ugende wongera wisuzume abantu usubo bafite ikibazo, ni wowe ufite ikibazo. Ugende wongera wisuzume urebe ko Kristo bakubwiye ari wowe wabonye. Haleluya, amen. Kino kintu ntago mwacumvishe ndagisubiramo. Niba ubaho nta muntu urazana kuri Kristo Yesu, ukaba umaze imyaka mu rusengero bazabigisha, YouTube zizazivuga, ahantu hose bazabavuga, amaradiyo azavuga Kristo, ukaba utarazana umuntu kuri Kristo Yesu, abantu nta kibazo bafite. Ugende wongera wisuzume urebe ko wowe wabonye Kristo, kuko umuntu wabonye ibintu byiza ndaza byiherera. Umuntu waryohewe n'ibintu kaza byiherera. Iri jambo ni iryanyu, muzange muzemere, ni iryanyu. Niba utarazana umuntu kuri Kristo Yesu, niba utarabwiriza umuntu umukristo, ntabwo abantu ari bo bafite ikibazo, ni wowe ufite ikibazo. Umunsi umwe najanye n'umuvandimwe umwe ni Fidel, narababaye numva ndavuga ukubera ko atari jewe wakoze kino kintu. Twarajanye turebana kuri station, twari tugiye muri gahunda zacu. Ngomare ngeze kuri station, ariko duhuye yari yaje kundeba, duhuye mbona yambaye ikoti ari kuwa mbere. Murabizi no kugira ngo muzabone umuntu yambaye ikoti kuwa mbere
ni igitangaza. Costume kabisa n'ingweto ya congo iriya n'itisi yayicongesheje neza n'ishati. Ubwo ganje na inamba t-shirt n'ikoboyi none kazamwe ndiyo urashaka ko ngubera bodyguard ntiyambwira impamvu. Tugira station nini cyane ibamo ibihumbi n'ibihumbi by'abantu, naho akabahetsa igikapu. Naho yaragiye afata igipapuro kinini cyane yandika ngo Yesu Kristo ni umwami w'ubuzima bwacu. Sinibuka n'amagambo ngayo ngayo. Noneho twicaye ngiye ko aramuna ngo reka harakandu ngiye gukora niye namwe y'icarico ngiye kubona mbona kuyemo igipapuro cyanditseho amagambo ya Kristo. Agifata gutya ngakwa ko ndabayehova bazagifata. Naramurebye maze ndababara. Sinababajwe nuko yafashe igipapuro, nababajwe n'ukuntu naje ndaco mfite. Uko nukuri ndavuga ngo niba uyu muntu ashobora gutekereza ko gufata igipapuro gutya gusa bishobora guhindura abantu kuza kuri Kristo, ukunda gufata igipapuro gutya byarananiye. Niba narananiwe kuvuga nananiwe no gufata igipapuro gutya gusa, uko iki nacyo kitunaniye gufata igipapuro batari bunyice, hanyuma tugashobora kubeshaga ngo twarahunze ariko muzi ibinyoma byacu bibitse mu computer no hirya byinshi. Hano hirya yabitse mu binyoma byacu byibura twananiwe no gufata intego yatuzanye. Muvuga ngo nubwo hari ikinyoma ariko hano hari ukuri. Ntabwo nigeze mubwira, nageze mu rugo ndarira ndavuga ngo uyu mugabo ndushije gukiranuka. Umugabo wafatiye Hanova niyo kapitale yacu nkuko Strasbourg ari kapitale yacu yanyu, nako niyo kapitale yacu. Afata igipapuro ntabwo kana agapapuro kangana gutya, cyari igipapuro kingana nkuko ngo aragifata arakizengurukana gutya kugeza igihe abasekirite batubwiye temwe hano ntibyemererwa gufata igipapuro kimeze gutyo ni mugende. Ariko jewe ndavuga ngo icyo yashakaga gukora yagikoze, kandi hari abantu bakibonye. Umugabo umwe aratwegera aramubwira ngo ibi bintu wakoze mu abantu benshi byarabananiye. Yemwe mutunga ibiganza fidele muvuga ngo Imana imumugisha. Haleluya, amen. Niba utarazana abantu kuri Kristo, abantu uzi bafite ikibazo, ni wowe ufite ikibazo. Namwe mvuga ngo kugira ngo nishure ideni nagize hano, nanje ngiye kugenda nzoza nzenguruka umujyi kuwa gatanu abasinzi uko bahe bagenda saa 5 z'ijoro ngeze saa 9. Kubera iki? Nta kindi kintu cyazanye hano. Ntabwo naje kurya inkoko zanga, ntabwo naje kurya inyama zanga, ntacyo zimariye. Yesu ashimwe cyane. Ibiryo byanga ntacyo bitumariye. Hari abantu bari Kigali babyibushe kandi babayeho neza. Sibyo? Ni nawo habi byishimo byinshi. Hano se muzamubona abantu baza baseka. Habyishimo bagira. Bo bafite ubutunzi ariko nta byishimo bagira. Yesu ashimwe cyane. Nta mahoro bagira. Babayeho mu bizu by'ibitabashwa ariko nta mahoro bagiriramo. Muzu mwe nagiye gusengera umumama umwe turasengana ariko gakuri amaso yacu azatubesha. Turi gusengana jewe nabonye imodoka yaje atwaye, umutima waje amubwira ati nk'uyu mudamu iyi modoka iwe yegezeho bigeze gute. Ukundi yombwira byibura ngo ambeze nkari ifite gusa nicaremo numva ukundi meze ngoma kwifuza ibyo wa mudamu yari afite. Kandi koko uwo mudamu yari afite ibintu bitatu nakunze ntaramumenya. Icyambere yari umudamu mwiza, inyuma gutya yari mwiza pe. Uwo mudamu yari mwiza cyane pe, nimbabwira ngo ni mwiza n'ubu ngubu abamuzi bamuzi ko ari mwiza. Ikindi cya kabiri yari afite imodoka nziza, kandi iyo modoka yarambwiye ngo n'umugabo afite indi ruti yo ngiyo. N'andi magambo afite imodoka ebyiri kandi nziza ziruta iyo nari mfite ko je naje n'amaguru. Noneho namangira icyifuzo ndavuga nti Mana wazaduhaye ubuzima meze nk'ubu ngubu. Ariko ikintu cyantangaje nangiye gusengana na wa mudamu, umutima gazavuga nti izi modoka ziteye ibibazo, imodoka nziza gute ziteje ibibazo. Nsanga nubwo umugore afite imodoka imwe n'umugabo afite imodoka imwe, n'ubundi buzima bwabo ntibuhuye.
uko ubutunzi buba bwinshi bw'amabujana kure ubuzima bwabo, imibanire yabo ndibaza bahuza, bamaranye imyaka 7 bataza bahuza, kubera ko umugabo ari umunyacubahiro n'umugore ari umunyacubahiro, banze kwiteza abantu, babayeho batumvikana, babyaye abana babiri, abo bana bararuha bamenya ko umugore n'umugabo isena nyina batabana, bafite ibyumba 2, umwe abahariya undi abahariya. Muzi ukuri iyo modoka ari mu Mariya yaraje arambwira ngo ndashaka kunsengera, ngo ariko icyo umfasha gikomeye cyane, ngo nabuze ahantu uje nkarira, ngo banze unyemerere banze ndire nimara kurira, kubera ko utanzi n'ubundi ntacyo uzondwara. Ariko byigo nabuze umuntu no kwegera, kubera agaciro mfite, nabuze umuntu no kwegera ngo ngende ndire gusa. Arambwira ngo ndakwingize niba ari randevuze abandi bantu ufite ubanze uzi kansoringa byibura umpa amasaha 2 ndire gusa. Ararira, ndamusengera, tumaze gusenga data akora ibyo yagombaga gukora, arangije arataha. Ariko ishomo nakuyemo nirihe, ibi ubu butunzi muhaye mubona gutyo, nta hantu buhuriye n'amahoro, nta hantu buhuriye n'umunezero, nta n'ahantu buhuriye n'ibyishimo. Kristo niwo mwami w'ubuzima bwacu, Bibiliya iravuga ngo ni mahoro yacu. Amen. Haleluya. Ubu Kristo rero, urugendo rw'ubu Kristo nta kindi kintu butumari. Ubu Kristo busobanura kusakaza agakiza ka Kristo. Mugende mu mahanga yose mwamamaza ubutumwa bwiza, nta kindi kintu mwazi yana. Kandi muhaguruke dusenge. Yendo Kristo zaurani muriho wose eze Yendo Kristo aumuki atumeje Yendo Kristo amuro yacu imwejo Haleluya. Ninde muntu wumva ashobora gufatanya nanjye kuvuga ngo uhereye umunsi ndumva ashaka kuzana abantu kuri Kristo, agire gutyo. Umuntu wumva ashobora gufatanya nanjye akavuga ngo ndaza uhereye uyu munsi fasha icyemezo cyo kuzana abantu kuri Kristo, fasha icyemezo cyo kubwira abantu ibyiza, nibazamura ibiganza. Icyo ni kimwe. Umuntu wumva ashaka imbaraga z'Imana kugira ngo zihindure ubuzima bwiwe nawe ashobore kujya guhindura ubw'abandi, nazamura ikiganza. Haleluya. Hano twaba dufitemo umuntu utarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe. Hari umuntu wumva ashaka kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwiwe. Ngwino hano. J'ai gardé le différence. Moi je parle pas le français. Ah, non, c'est Yendo Kristo umugono narakijijwe n'ubamubya ibyino mwisi ndabizinutswe zagaye nifuza ibyo mw'ijuru Yendo Kristo umutabazi munabara Sanani Jah
icyubahiro. Sifa kwake Bwana. Haleluya. Ni wowe gusemurira bombe. Aho yaracyumva. Wumva ikinyarwanda. Oya, wowe garuka mu hano. Benita il va le faire. Ok. Wowe uracumva cyose neza. Uhereye ku murongo ukamanuka. Yesu ashimwe. Ubu byibura je baba nabandi bantu babiri. Bongeye kuri babandi. Siko? Ugwino umurongo wanje urimo kuzana. Nitugera mu ijuru. Muzosanga muri ba caporal ndi general. Amen. Jewe ndakomeje. Simfite gucika intege. Habe n'umunsi mwiza. Ibyo abantu batakoreshejwe n'ubuzima busanzwe umwuka wawe bakoresheje kandi umwuka wahinda ubuzima bwabo uzunyeganyeze elmoride lega inyegamo zari zibariho idi mimorvera imigozi yatumaga badakora ibintu byatumaga badatinyuka mu izina rya Yesu Kristo batinyuke kandi bavuge bamaze kugira neza kwawe abarwayi barimo bakire abafite ibyifuzo bitandukanye ubabera imbaraga